Yes sound, what's up my people, your boy Nyita MC Nganzo nk'ibisanzwe, reka mbasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwese tudahwema kubana mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko mwebwe mukunda ibiganiro byanjye. Rero nkuko mubizi nago nyanjye ndi nyine, murabizi ko menyere kubazanira abafite talent cyangwa se aba talent show. Hanyuma rero muri aka kamwanya ndi kumwe n'umu talent kandi umeze neza, twamutume kugira ngo kuko twari twarabanye murabizi, niyo mpamvu rero twamugaruye kuko mwari mwamukunze, abenshi mwari mwananditse muri comment mumbwira ati turamukeneye muzamutugarurire. Hanyuma rero nibanze kuri byinshi cyangwa se natinze, reka tumuhe ikaze tunamakire mu kiganiro. Tangira ubibwira abaguteza amatwi n'abari kukubona, tugwaye ikaze. Ndabashuhuje abantu bose badukurikiye muri aka kanya, kandi mbashimira ko mukomeza kudushyigikira. Yego, tugenda tubona inkunga zanyu mu bigo butandukanye. No munsi rero nagarutse kugira ngo tuganire noneho byimbitse, kandi ndakeka biri bugende neza. Aha, nanjye ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Hanyuma rero tutaje kurambirana cyangwa se kwizimba, nagira ngo tubanze nyine tujye mu nganzo, sibyo se? Ubushize niko abantu bari babizi cyangwa se niko bamenyereye, urabizi nago tujya tubatindira, turubanza ugacisha akaririmbo kamwe bikagenda neza, sibyo se? Kuko iyo babazi iyo babonye ufite kino gikoresho baravuga ati byanga byakunda uyu muntu agiye kudutama. Tugwaye ikaze. Wow, thank you so much, urakoze cyane. Uri kumva ko nyine ubirimo kandi ufite n'Imana rwose, biragaragara kandi umaze kuducurangira akantu keza cyane, turabikunda. Mbo hanyuma se tugane mu kiganiro, ndagira ngo uze kwisanzura, tuze kujya mu kiganiro umeze neza. Aha, ndashaka kukwibariza ngo se iyi mpano wayitangiye ryari, cyangwa se wabyiyumvisemo ryari, cyangwa se wumva ko ufite impano? No kuvuga ngo yongera ijwi. No kuvuga ngo iyi mpano nayumvisemo ndi umwana mutoya. Wari ukiga primaire cyangwa se wari ukiri muto cyane? Nari nyine muto cyane, kuko no mu rugo bambwira ko nyine hari ibimenyetso nagaragazaga nyine ko nyifite iyo mpano. Ariko natangiye nyirizina kubikora ngeze seconde, nibwo natangiye kugenda ngenda curanga kuri piano, ngerageza no kwiga nyine gitari uko nshoboye. Iyo yatangiye neza gukora neza ngeze muri secondaire, ariko na mbere numvaga yari indimo. Hanyuma se iyi mpano niyo wamye wiyumvamo cyangwa se hari n'indi mpano wari ufite? Ngewe bitewe no gukorera mu rusengero cyangwa no kuvukira muri famille isenga, n'undi muri ngewe numvaga byatinda byasora, none numvaga nzakorera Imana binyuze muri rwo rwo kuririmba no gucuranga. Imana iyo niyumvagamo na mbere yose, kereka wenda utuniko ku ruhande ubyirukana n'abana ukaba wakina umupira, ariko special yanjye yumvaga nyine ngiye numvaga nzacuranga. Itune nadukoraga ku ruhande nyine mu bigo bwo kwidagadura, ariko kuririmba no gucuranga byo narabikundaga cyane. Mbo none se ukimara kubyinjiramo ibintu bijyanye no gucuranga, ese wabonaga bitaguteye ipfunwe? Wabigiyemo wisanzuye, nago witinyaga bitewe n'ukuntu wabonaga ko abantu babikoze baba bashabutse? Wewe watangiye kubijyamo uri sharp cyangwa se nawe byarakugoye? No kuvuga ngo ibi bintu nyine bisaba ngo ube sharp utangiye kubyinjiramo. Gusa mbere gatoya nyitangira kubikunda, naje kugira challenge nyine akeshi bitewe n'ahantu umuntu yavukiye ari mu cyaro. Nkajya mbura shasa nyine yo kubyiga
yego nkabura pe nkumva nkunze kuririmba nkumva nkunze gucuranga piano cyangwa gitari kugira ngo nzabone amahirwe basi no kuyikoraho gusa nyine byonyine bikangora nyine nkumva ni ikibazo kuri njyewe ariko nkahora numva ko umunsi umwe bizakunda nyine ibintu byanjye bikagirwa ubwo rero kugira ipfunwe ntabwo nigeze ngira ipfunwe ryabyo kuko numvaga ndi proud yabyo kuko narabikundaga buri kintu ukunze niyo cyakuvuna ntabwo wakigira ipfunwe ahubwo urushaho kugikunda bitewe n'uko uba ushaka kukigeraho kandi ugishaka. Abandi bantu bakubaye hafi se mu gukomeza kuzamura iyo mpano yawe cyangwa se mu gukomeza kugira ngo nawe bagushyigikire bakumotive bavuge ati courage, ni mu rusengero se n'ababyeyi ni bande bagufashije? Mbere nari mfite ababyeyi babikunda pe bakundaga umuziki kuko mu rugo barasengaga. Papa nawe ni umwanditsi w'indirimbo, mama nawe urumva nakuze bari muri korali. Mama we yajyaga ambwira akambwira ati ari ibikunda nagufasha nyine kwiga umuziki. Urumva uko buri kose bitewe nuko nabikundaga nabo barabikundaga baranshyigikira. Uko ndabyibuka bwa mbere nangira kwiga gitari, ndabyibuka umwarimu wanyigishaga naramubwiye ati rero mba nabwiye ko ngiye kwiga ndagira ngo umunsi umwe uzanize gitari kuko ngiye nari narayibona, uzanize gitari ngende njye mu rugo mbereka nyine ibintu mba ndi kwiga. N'abacurangiye barishima baravuga ati courage, baravuga ati cyaza, urabona ko bya bintu twifuje birabanezeza cyane, Imana iri kugenda ibisoza gake gake. Mbona nyine barabyishimiye. Ababyeyi ba nyine nabo baramfashije kugira ngo mbikunde kuko samutemu umva ntago wakiga nta kintu uri gutanga. Hari amafaranga nyine nacibwaga nyine bakambwira atakira nyine ugenda uhereza umwarimu kugira ngo nabone motivation yo gukomeza nyine agenda kwigisha. Urumva bagiye babimfashamo cyane. Yego rwose. Aha donje ducishiriza kandi karirimbo kameze neza rwose, tugomeze tujye mu mavuta sibyo se? Turaza kugaruka mu nyuma. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Wow, thank you so much. Urumva ko rwose ni umuhanga kandi arabizi cyane. Ndagira ngo muze gutangira mutange ibitekerezo muri comment uburyo mwatangiye kumwumva. Ndabizi ko ukurikiye video iraza kukumerera neza kandi ndagira ngo uze gutanga ibitekerezo uko watangiye kumubona ndetse n'icyifuzo n'uburyo umukeneye wamubona. Bo hanyuma tugiye gukomeza mwibariza ese niki kintu cyaba cyaragushimishije mu buzima bwawe? Cyashimishije. Oh my god, ikintu zo gikomeye. Ibintu byashimishije kare byinshi no kuramo kimwe. Ni kimwe cyagushimishije rwose ukavuga ati iki kintu kiranshimishije? Yego. Ikintu cyanshimishije ni ukubona nsoza amashuri yanjye neza kandi nkabona amanota meza. Byaranshimishije kuko murabizi kwiga nyine ntabwo biba byoroshye. Ibonye urangije ukarangiza amahoro bikagenda neza ntabwo byara kugushimisha. Byaranshimishije. Yego wenda ikindi nanone cyanshimishije ni ukwakira Yesu nk'umukiza nkakizwa. Byaranshimishije kuko nyimara gukizwa numva ko Yesu yaje mu buzima bwanjye, ibintu byanjye byose byabaye bishyashya, nangira kugendana n'Imana kugeza na n'ubu. Cyo kiracyanshimisha. Ikintu cyaba cyarakubabaje cyo? Ikintu cyambabaje mu buzima mwumva nyine kirambabaje ni ikintu cyambayeho 2021 ndabyibuka. Hari mu kwa kane
ni uguhagarikwa mu itorero nasengeragamo, baraguhagaritse barampagaritse nyine bamura nyine ibintu nazi bamuye ubusa, numvise mbabaye mu buzima. Mu buzima nicyo gikomeye nari muye nacyo, ariko cyarambabaje icyo kintu, nanjye no kwijujutira Imana. Hari indirimbo ya korali Isezerano ijya ivuga ngo iyo ndirimbo barayirimbye bavuga ngo Imana yagiye ikuraho umunsi umwe, ngo umwe tubona iminsi y'ubutayu irarangiye. Noneho hari agace bavugamo ngo hari igihe cyagezeho tukajya twibaza niba Imana iri kumwe natwe iradutana. N'icyo gihe cyangezeho mwibaza niba Imana iri kumwe nanjye, ariko nshima Imana ko icyo gihe cyabaye ryari ishuri, twari kugira ngo nyine inegurire ibyiza ndimo kubona ubu ngubu. Ariko icyo kintu cyo kumagarika nyine mu bintu nishimiye nyine bidasobanutse byarambabaje na n'ubu, ariko nshima nyine ko yamojeje amarira. Wow, urakoze cyane. Hanyuma ni iki kintu kigeze kugusetsa ukicaye ku ntebe y'ishuri? Kigeze kugusetsa gicaye ku ntebe y'ishuri ukiga? Yes, narakibonye icyo kintu se. Yego, cyaragusekeje nyine, warakibonye kikagusetsa cyangwa se cyarabaye ku wundi, cyarabaye kuri wowe pfa kuba cyaragusekeje? My God, ikintu rero gikomeye. Oya, ntabwo gikomeye. Ikintu ugiye kugusetsa yego wiga niga ni guhera primaire cyangwa guhera primaire kugeza ku ntebe y'ishuri. Ikintu mva kigiye kugusetsa ni igikira, ntabwo cyabura ariko ndumva ntabwo banze ngo urugero se ry'ibyambaye banze mu urugero. Ngewe urabona hari ukuntu abana bajya gukina, si byo urakura abasona nyine bagiye gukina, sibyo barasonnye kwinjira mu mugenzi wanjye twari kumwe, abandi twinjira tujya kwicara mu ntebe, we yinjira ahita akata inyuma y'urugi. Noneho mwarimu aza kwigisha wa muntu akiri inyuma y'urugi, tugiye kubona isomo rigeze hagati rigiye kurangira, tubona umuntu asohotse mu rugi. Twese twasekeye rimwe, twumva biradutangaje. Icyo kintu cyancekeje mu buzima ngiye nyiga. Mise nibuka nayo ikintu kigeze kunsetsa rimwe. Yego, nigaga primary mu wa gatatu. Hari umuntu twiganaga icyo gihe, urabona ko twize sinzi niba porogaramu nyine ya PAM yo kugaburira abanyeshuri nyine, twe twiza nyine iriho, ndumva twe twiza tuga umutsima, umuceri. None ikintu cyancekeje mu bigo najyanye n'uwo muntu twajyanye kwiga nyine. Noneho turahagera, urabizisha kubura umutsima byabaga ari ikibazo gikomeye cyane, asaga y'uburabuzi ibiryo no kwiga bihagarara. Rero ubutipa twarajyanye tukihagera neza, roba badutumaga nko ku ishuri. Noneho namwe twari twajyanye, noneho barambwira ati tujye kureba uburyo dusesera kuko nituguma kuhagara hano turasanga ibigo byashize. Ndabyibuka icyo gihe twaragiye neza tukinjira mu ishuri dusanga barangije kurya. Noneho ikintu cyacekeje n'ubwo uwo mutipe nyine twari turi kumwe yahise arira nyine pe, ararira nk'agahinja kubera ko umutsima ubuze. Noneho ubwo birangije nyine bamubaza ikibazo, nyine avuga icyo kibazo cy'uko nyine abuze ibiryo nyine, mbese baramwubikiye ariko twabyitaga. Ubwo nyine akantu karansetsa, ariko nanjye buriya nanjye ntabwo byaburaga, nakoresha kuko nanjye nzinduka kugira ngo naza kubura ibigo byo ku ishuri, sinzi ibanga ryabaga ririmo. Mbese ubwo iyo wabaga wise ikigoroba nyine wagendaga nka 4:00 n'igice cyase, abakere ba mu gitondo twashoboraga kujyana. Hanyuma mu gitondo yajyanaga nanjye ikigoroba. Yes, thank you so much. Ongera ukisha kandi karirimbo tugaruke muri mondo. Nkunda kuri muri. Ati nashoboraga kujyana n'aba mu gitondo, uwakerewe mu gitondo nashoboraga kuba twajyana kugira ngo naza gucikwa n'umutsima. Ndagushimiye. Akaririmbo ko muhanzi ngiye nkunda kuri mu turimbo twa gospel nyine, bitewe nuko nyine nanjye nibyo nkora cyane, haba ku rusengero cyane ubuzima busanzwe. Nibyo rwose. Akaririmbo ka bamwita Alex Dusabe kitwa ngo ni kuki turira. Reka ncurangeho. Nakomeje kureba ahanze ngurutse, uko abantu babaho mu byo
Wow, urakoze cyane ndagushimiye. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro, ndagira ngo ngusabe ibyifuzo cyangwa se icyo wasaba guteza amatwi n'abari ko kubona muri aka kamwanya kugira ngo tuzi kugana ku musozo ibintu bimeze fresh. Murakoze. Ikintu nasaba abantu bankurikiye cyaza bankurikira kuko si ubwa mbere baba bagiye kumbona, ni ugukomeza nkunda kubisubiramo, gukomeza kwegera Imana kuko ibino dukora ibi dukora tubishobozwa na Kristo. Pawulo yaranditse ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikintu rero nabasaba no kugira ngo bakomeze kwegera Imana kandi bakomeze gukoresha uburyo bagira icyo bakora kugira ngo bave mu bukene, niko nabyita, na leta yacu murabizi kudushishikariza kwigira. Ibyo bizadufasha nyine kugira ngo ejo tuzabe nyine turi abantu bakuru kandi bakomeze kureba ibiganiro byacu. Nanjye bankurikire kuri channel yanjye nitwa Enoch Worship. Bankurikire, iracyari no ariko hari ibiganiro bigiye biriho cyangwa se n'indirimbo byabafasha, tukomeze dushyigikirane ibintu birushaho kugenda neza. Urakoze cyane. Waduhana nimero ya telefone kugira ngo wenda hari ukeneye ko yaguha support yiwe nangwa kuba yagukoreshereza indirimbo cyangwa se kuba yanagutumira runaka kugira ngo mujyane guhimbaza. Nimero yanjye ya telefone ngira ngo abari bakurikiye ibiganiro bya mbere bashobora kuba barayibonye, ariko wenda ababibonye ubwa mbere ni 079 86 079 41 86 124. Yego, yisubiremo 079 41 86 124. Hanyuma arakoze cyane rero, urabyumva ko nimero wamubonaho amaze kuyitanga, kandi twabanye neza mu kiganiro. Ndagira ngo nze kubashimira mu kanya karibuze kishaka kandi karimbo, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro. Wow, thank you so much. Urabyumvise rero ko wa musore wacu n'umuhanga kandi atugejeho byishimo byagiye bimubaho ndetse n'uburi yatangiyemo. Reka tugare ku musozo w'ikiganiro nkubwira ati kandi subscribe kuri MC Nganzo, ndetse yakubwiye ko nawe afite channel mushyigikira channel yagira ngo yitwa iki? Bayita Enoch Worship. Hanyuma rero simbuka ibindi nakagaruka. Turabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Ciao ciao.